mubwira abantu iby'ijuru iby'ururutse imitima, muvuge ko wahiriwe, muvuge ubundi buzima. Abafite imvune mubasindagize, duhungire kwibendera ibasha kuturengera. Hari ubuzima, inspiration hari ubuzima yavuye mu ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 40 umurongo wa mbere. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, ngo mubahumurize, ni kuiteka Imana nyivuga. Rero ni indirimbo y'ihumure yo guhumuriza ubwoko bw'Imana, yo kubabwira ni bakomere nyuma y'ubu buzima, ejo hari ubundi buzima. Ntago ari kubabwira ngo bemere kubabara, ahubwo ni ukubabwira ngo uko byagenda kose ubuzima burababaza, rimwe na rimwe hakabamo ibyishimo, hakabamo ibyiza, hakabamo ibibi, ariko akenshi ibyiza bituma bataba concentrated cyane, ariko bagera mu bibi akaba aribwo batangira kwiheba, akaba aribwo batangira kumva batameze neza. Ariko ni indirimbo ibabwira ngo nubwo baca muri ibyo byose, ariko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nicyo ishatse kuvuga, nta kindi. Umusaruro wa mbere nari ntegereje ko ari kugira ngo iyi ndirimbo izakomeza abantu, izakomeza imitima yabo, bazahumurike, bazagira ihumure, abari babaye bakire mu mutima, abari bataremye bongere bareme, donc imitima yabo bongere be restore. Rero kugeza ubu ngubu maze kubona feedback ifatika, kuko hari abantu benshi, hari ubuhamya bw'abantu benshi bagiye bayumva batari mu bihe byiza, bakambwira ati indirimbo vraiment hari ahantu yadukuye, hari n'aho yadushikije. Imana yanyuze muri iyi ndirimbo kugira ngo yongerere imitima yabo. Vraiment kugeza ubu ngubu n'ubu umusaruro naniteze, ahubwo birimo birarenga, birimo biraza byinshi kurushaho. Ninjira mu muziki mu by'ukuri ntabwo nari niteze kuzagira success ingana gutya. Numvaga ari ukuririmba gusa bikarangira aho ngaho, ariko mu by'ukuri ikintu gikomeye Imana yakoze nuko yabigize binini cyane kuruta uko ngewe natekerezaga. So ku bwanjye numva intego nari mfite kwinjira mu muziki yagezweho, ndetse biba byinshi kuruta uko nabitekerezaga, bigeza naho disturbing aho gato, ariko Imana iramfasha through that, ndakomeza ngize imbaraga zo gukomeza gukorera Imana. Mu buryo bw'umwuka hari byinshi, hari icyo bita maturity, umuntu arakura agakura kubera challenge, ugahura n'ibibazo bitandukanye muri music, ugahura n'abakumva, ugahura n'abatakumva, ugahura n'abakwanga n'abagukunda. Ibyo byose byavanga bikabyara maturity, bikabyara gukura mu mwuka, hakabamo ibyiza, ibibi, byose biguhereza maturity. Icyo ni ikintu cya mbere nakuyemo. Ikindi kandi byangishije gusenga. Mu by'ukuri kera nakundaga gusenga, ariko hari igihe nasengaga muri buri abstract, ntazi cyane ibyo ndimo nsengera. Ariko kuva natangira umurimo w'Imana, natangiye gusenga by'ukuri, kwiga gusenga by'ukuri, ko namenye ko ntashobora gukora uyu murimo ntasenga. Bituma rero ni concentra kugira ngo nsenge Imana, kugira ngo urusheho kunkoresha ibirenze. Ikindi kandi bituma urushaho kwitwararika, narushije kwitwararika kuruta uko nari meze. Hari ibyo nakoraga bisanzwe bitari na bibi, ariko ubu ntashobora gukora kandi atari na bibi. Sinamenya ngo ni ibingi, ariko ni byinshi. Gusa hari utuntu twinshi umuntu aba afite, kuganira cyane, guseka cyane, mu blague menshi, ugasanga rimwe na rimwe hari abo atabereye meza, kubera uri umukozi w'Imana ukabyirinda kugira ngo atagira ubucumuza. Ibyo rero byose byagiye bimforma, bimpereza maturity mu buryo bw'umwuka. Naho mu bifatikaho vraiment nabonye Imana, ntacyo nshinja Imana, yangiriye neza. Sinabivuga byose, ariko bimwe mu by'ingenzi nuko Imana yampaye connection, yampaye kumenyana n'abantu boroheje, abantu bakomeye cyane, abantu bakomeye aho hagati. Yankingura imiryango y'ingendo kuva natangira kuririmba. Nize pharmacy, ariko mu by'ukuri pharmacy sindayikoresha kuva nayirangiza. So kugeza ubu rero maze kuzenguruka, reka mvuge ngo n'isi nubwo atari yose, ariko maze kugira ahantu henshi hatandukanye kubera kuririmbira Imana. Urumva rero ni intambwe ikomeye, kuririmbira Imana byangejeho. kandi kugenda ukugira ingendo niko wunguka byinshi, ni kugira amakuru ahagije ku bijyanye na muzika, ni kuhura n'abantu batandukanye, ni ko Imana igushikira mu buryo bufatika. Reka mvuge wenda rimwe na rimwe financially, rimwe na rimwe muri friendship ikakubaka, ikaguha inshuti zitandukanye zigushyigikira. Ibyo byose rero nibyo Imana yangejejeho inyuze mu muziki. Nubwo hakiri byinshi nifuza, ariko aho ngeze ubu ngubu ndashima Imana kandi ndumva nyuzwe cyane. Ikintu cyashimishije mu by'ukuri ni ibintu bibiri mu rugendo rwa muzika. Ikintu cyashimishije, nagiye muri Canada, mpurayo n'umuntu amubuhamya bw'iby'indirimbo zanjye zakoze mu buzima bwe.
ni amateka nubwo atigeze ashaka kumbivuga, ariko yaba byari bishoboka mbibabwire mwari kumva impamvu nishimye. Ariko uwo muntu yambwiye ubuhamya bunkora ku mutima cyane. Icyo gihe nkirangiza concert twaraganiriye hafi nk'isaha yose, mu buhamya bwankoze ku mutima kugeza n'uyu munsi. Iyo mwibutse numva shimye Imana, mba numva mfite mpita ntekereza impamvu Imana yamamagariye gukora uyu murimo. Ariko uwo muntu buri gihe ubuhamya yamaye, iyo mwibutse buranezeza cyane ntashobora kubabwira. Ntago njye sinkunda kubabara ubusanzwe, ndi umuntu ukunda kwisekera no gusenga. Ibibazo byanjye birangiriza mu gusenga Imana. Ariko ahubwo navuga icyambangamiye ni cyambere ni ukuvugwa, not kuvugwa nabi cyangwa kuvugwa neza, just kuvugwa gusa. Nkuvuga ngo Israel yagize atya, Israel yagiye aha, Israel yakoze iki, Israel byarambangamiye ku buryo ubuzima, ndi umuntu wikundiraga ubuzima buri simple, ariko kuvugwa ahantu hose umuntu agiye byatumye numva ndi insecure, byatumye numva ntakiri ngewe, numva birambangamiye, numva ndavuga si ibintu nagiyemo ni ibiki, ko nikundiraga ubuzima buri simple bwo kwigendera mu muhanda, kwisakuriza, kwisekera. Nyuma rero biza kurangira numva ndi obede nicyo cyambangamiye gusa. Ariko ikintu kimwe nizera nuko Imana ihamagara umuntu idakurikije icyo yizeye, idakurikije icyo yifuza no kuzaba, ikamuhamagara just ikamuha umuhamagaro gusa, ikamushyiramo ibyacamo byose, igasa nkaho bibaye ukunda, ariko ikamuhereza umuhamagaro. Farumasi mu by'ukuri nyiga farumasi, ari ikintu yamfashije muri muzika. Ikintu farumasi yamfashije, farumasi ni isomo risaba gusoma cyane, ni course isaba kwiga cyane, kuba concentré gusoma. Farumasi ikintu cya mbere yantoje kuba umusomyi mwiza, gusoma ibitabo byinshi, gusoma Bibiliya, gusoma n'ibindi bitabo, bituma mpinduka umusomyi muri rusange. Noneho bikamfasha kwandika indirimbo zifite sense, bikamfasha kwandika indirimbo zirimo texte ifatika, atari kwa kundi gusa ubyuka ukandika indirimbo bikarangira. Kubera rero gusoma cyane, kwiga cyane ubuzima, nagiye relatinga n'ubuzima bwanjye bwo kuririmba, bigenda bimpereza isomo ryo kugira ngo mbashe gukora umuziki wanjye neza, si mu myandikire. Ariko ubusanzwe iyo ndebye farumasi ntaho bihurira, ubwo ni ukuvura abantu ku mubiri, ukabavura no ku mutima. Igitaramo cyane kirahari, dufite igitaramo tariki 10 z'ukwezi kwa 12, kizabera hano muri Kigali, muri Camp Kigali, hano hafi ya Serena. Ni sale nini niyo twabonye nziza, ibasha kutohokera kandi izakwiramo abantu bose bazaza. Ibijyanye na information zo kwinjira tuzabitangaza, ariko ni igitaramo cyo kumurika umuzingo wanjye wa kabiri, wa album yanjye ya kabiri, uzaba witwa ngo Intashyo. Intashyo rero ni bwa butumwa bw'ihumure, nanone ububwira abantu ngo nimukomere, ibyo byose munyuramo Uwiteka arabireba kandi agiye kubagirira neza. Ngira ngo indirimbo yanjye twinashira avuga ngo izo ni intashyo mubwira abakunzi b'umusaraba, ayo n'amakuru mubwira abakene mu mitima, igihe n'iki ngo biyambure ubwirabure, mbahaye imbaraga z'umunsi w'ejo. So ni bwa butumwa bw'ihumure, ni bwa butumwa bwo kubwira abantu ngo mukomere, mbahaye imbaraga z'umunsi w'ejo. Iyi album rero nzaba ndi kuyimurika ku mugaragaro, izaba iri indirimbo 8 cyangwa zirengaho, ariko turimo turasohora. Hazaba ariho Sinzibagirwa, hazaba ariho Ku Marembo y'Ijuru, hazaba ariho Hari Ubuzima, hazaba ariho niyo Intashyo, Ibihe, indirimbo nyinshi zitandukanye, kandi ndakeka ko bazazikunda bakazinezererwa, zikabakomeza imitima. Abahanzi tuzaba turi kumwe n'abahanzi bari loko hano mu Rwanda, ndifuza kuzabatangaza nyuma ho gatoya tumaze kugira ibyo twemeranya nabo, ariko mu by'ukuri cyane umwanya munini ninjye uzawufata na groupe band ya 12 Stone, tugataramana umwanya uhagije, kuko muri concert ushize ntabwo twize dutarama. Kandi ndakeka ko iki nicyo gitaramo ngiye gukora cyanjye bwite, nteguye, kitarimo izindi pressure extérieure, kitarimo izindi mbaraga ku ruhande.
ni igitaramo ngiye gutegura, nashizemo imbaraga kandi nzafata umwanya munini cyane wo gutaramira abantu bazaba baje muri iki gitaramo. Ntabwo nzabasondeka, tuzarimba album ya mbere, turimbi ya kabiri, yewe na zimwe zo kuri album ya gatatu. Indirimbo ya mbere iza ni indirimbo ya mbere yitwa Ku Marembo y'Ijuru. It's my favorite song. Ni indirimbo ifite ubuhamya kuri jewe. Ubuhamya bwayo reka mbubasangizeho gato. Nigeze kujya gusenga ahantu ku mucanga kuri Ocean Indie, none ndangije nagiye mfite gahunda yo gusenga isaha imwe gusa. Ngezeyo na hano ku mucanga twasengeraga binginzi bo muri ministeri yacu mu Buhinde, ndapfukama ku ruhande na gitari ndatangira gusenga, ndasenga none ndanezerwa, ngira umunezero, ndangije nsenga hafi amasaha 6. none hari mu ijoro nagiye ari mu kagoroba, niciye nsanga saa 10 zirageze zo mu gitondo, kubera nanezerewe cyane. Ndangije ngiye guhaguruka, nari mfukamye, umva amasaha 6 mfukamye, nari mfite ibinya mu maguru. Ngiye guhaguruka birananira, binaniye numva nyine amaguru yabaye ukuntu, ndavuga reka nihengeke ndyame gato ibinya bishire mu maguru, then nze kuza kubyuka ntaha. Kubera rero umunaniro nari mfite nihengetse mpita nsinzira kuri wa mucanga. None rero nakanguwe n'amatoroshi y'abarobyi baba bavuye mu mazi baje niba bari bagize ngo hari ikibazo cyabaye, bakajya bantunga amatoroshi mu maso. Ndakanguka ndababwira ni nta kibazo mfite, ndi muzima. Bakimara kuva aho ngaho rero nibwo nahise ndirimba iyo ndirimbo ngo naraye ku marembo y'ijuru. Naho ngaho inspiration yawe, kuko icyo gihe nasenganye umutima w'ibyishimo cyane. None nanjye mbyutse rero nubwo naririmbye iyo ndirimbo ngo naraye ku marembo y'ijuru, simfite isoni zo ndaririmba chorus gusa. Ndataha ndaruhuka, mbyutse ntangira rero kuyirangiza, kuyidevelopinga yose, nuko nayihimbye. Iyo ndirimbo rero iza rwose nayihimbye mu 2014, iza mu ndirimbo za mbere nyumva ziba ku mutima. Ya kabiri yitwa Ku Musaraba, nahakuye indirimbo iyo nayikuye mu gitabo cy'umugenzi. Nasomye igitabo cya Mukristo, ndagisoma ndakirangiza, numva mbaye inspired, ntangira kuyihimba. Ya gatatu ni Ku Migezi y'i Babuloni. Inspiration yayo nayihimbye ndi mu ndege, icyo gihe nagendaga mu Buhinde, narasinzire naho gutyo numva umuntu ari kuririmbira mu matwi yanjye indirimbo, ariko yo mu by'ukuri nta buhamya bunini nyifiteho, kubera ko ni kwa kundi Imana iguha ikintu gusa utagize mu ruhare. Ndandika akantu, nanditse no ku dupapuro two mu ndege kwa kundi ugenda, ndatubika mu mufuka. Ngeze mu Buhinde ndabanza ndamenyera, kirera ashize nk'amezi 3-4 nibwo nakoze mu mufuka, mbona agapapuro nanditseho, nibwo natangiye kuyikoraho gahoro gahoro. Voilà, nuko nayihimbye. Ya kane mu by'ukuri indirimbo zanjye zose ndazikunda, ariko izo ngize 3 nizo ndirimbo ziza. Ya kane ni indirimbo nahimbye bwa mbere ngitangira kuririmba ngiye nyine. Ngiye nahimbye indirimbo nyinshi mbere ko ntangira kuririmba ku giti cyanjye, ariko indirimbo natangira mvuga ngiye kuba umuhanzi, ngiye kuririmba ngiye. Indirimbo ibanze kuri album yanjye ivuga ngo amaraso yamenetse yankuyeho urubanza. Iyo ndirimbo rero nayo ndayikunda cyane, imba ku mutima kuko ivuga ku mbaraga z'amaraso ya Yesu. Ya gatanu ndayibuze kubera ko indirimbo zanjye zose ndazikunda, ariko cyakora hari itarasohoka nayimba ku mutima, yindi yitwa Ibihe, ariko ngira ngo ndahari bamwe bayimbisheho gatoya, aragace gato nasohoye, ariko indirimbo zanjye zose ndazikunda, kubera ko kugira ngo nyisohore mba numva yabanje kunezeza umutima wanjye cyane. Ubusanzwe ahantu hose ku isi abategarugori nibo bagira umutima umenetse cyane, bagira umutima ukorwaho vuba, bagira umutima wakira ibintu vuba. Ntabwo ari nkatwe abagabo banza kwanaliza, akabanza kuvuga ijambo kurindi yashatse kuvuga iki, ariko bo icyo umuhaye cyakira gutyo. Bivuze ngo rero gufashwa kwabo ni ibintu bya kera, ntabwo ari kuri giye gusa, n'abandi bahanzi bose ku isi uzarebe abantu bamwe mu bantu bazamura, bamwe mu bantu bashyigikira n'abategarugori. Nanjye rero ndashima Imana ku bwabo, kandi Imana ibamugisha. Ahubwo ikintu navuga nuko most of the time nibo ba facing a challenge, nibo challenge z'ubuzima nibo zifataho cyane. Urabona twebwe bacu umugana abanyarwanda ngo mara y'umugabo atemba ajya mu nda. Ni ukuvuga ngo niba umugabo afite ibibazo
sometimes aranabyirengagiza nta nashaka kugaragaza ko bihari, ariko umwari wese cyangwa umugore iyo aciye mu kibazo we reaction ya mbere nukurira cyangwa no guseka yagize ibyishimo, mbese amarangamutima yagaragara vuba. So rero niyo nakunze indirimbo ako kanya uhita ubimenya, niyo ayanze ako kanya nabwo urabimenya. So rero kuri bo ndashimana ku bwabo.